Yes, katwongere tubasuhuze bakunzi b'Intare Official, murakomeye, tubifurije komeza kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga nk'ibisanzwe. Uwo muri screen zanyu ni Clever Bemba, ndaje kugira ngo mbahereze amakuru yo hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru n'andi agiye atandukanye. Amakuru yose ahari ndaje kugira ngo mbashe kuyabagezaho kuri kino gicamunsi cyo ku itariki umunsi ni itariki 19 itariki 19 z'ukwezi kwa munani mwaka ni 2025. Ibintu rero birakomeye mu bice bigiye bitandukanye, ubona ko muri Warikare intambara yafashe indi ntera, n'ubundi niko turaza kubivuga. Ukabona yuko hari inama ziri gukorwa n'ubundi n'abajenerali bagiye batandukanye muri za Wazalendo hariya muri Sud Kivu, ariko ukabona ko inama zabo nibyo barazikora, ariko ukabona ko nta musaruro zishobora gutanga, kuko nabo ubwabo uburyo bagenda baganira, uburyo bagenda bavuga rwose, ubona yuko nabo ubwabo nta bwumvikane burimo no kugira ngo bazabashe gutsinda runo rugamba. Ukabona ko hari ibintu bigize ute bitaboroheye. Turaje nabo ngo tuze kubarebaho, turebere hamwe hano muri teritwari ya Rucuro uko byitwaye. Teritwari ya Masisi no hari biri kuvugamo n'ubundi bijyanye n'imirwano. Teritwari ya Masisi hari ibiri kuvugwamo bijyanywe no kwiripotinga kwa bamwe muri za Wazalendo, nk'uko twagiye tunabivuga mu bindi biganiro makuru twagiye tuvuga, tutibagiwe n'intambara iri kubera muri Masisi Sud, kuko ubundi nyankunda kubivuga ariho Masisi Nord na Masisi Sud. Urareba ko wenda twavuga ko na Rucuro buriya ifite Rucuro twavuga ihanye frontiere na Masisi, ikagenda igakora kuri Warikare, hakaza na Rucuro n'ubundi igiye gukora kuri teritware ya Rubero just hariya kuri Lac Edouard, ubundi na cya gice kize kigakora kuri Uganda, kikaza kigafata no ku Rwanda. Ni ukuvuga ngo teritware ya Rucuro ni imwe mu materitwari n'ubundi akoze ku kindi gihugu, kandi afite frontiere nini navuga igihugu cya Uganda n'u Rwanda. Ubona ko naho muri kiriya gice cya Nyamirima n'ubundi hari imirwano ihabyukiye, ari muri lokalite Nyamirima muri groupement Binza. Iyo mirwano iguyemo aba FDLR, imirwano yabereye muri Rucuro aguyemo aba FDLR. Reka dutangire amakuru, manze nayatangira muri Masisi, no muri Masisi Sud. Masisi Sud rero mvuze Masisi Sud ni kiriya gice n'ubundi twavuga kiri muri secteur Katoyi. Muri secteur Katoyi niyo riya ni Masisi Sud. Tukaza ikindi gice twavuga kino kiri igice kiri hejuru ya Bord Lac, hejuru za Bweremana, yo hejuru urenze za Ngungirira nayo ni Masisi Sud, hafi ya teritwari ya Karehe, niyo twavuga ko ari Masisi Sud. Hariya rero muri Bufamando ni muri groupement Ufamando Premier, Ufamando Premier, Ufamando Deuxième, hakaza Nyamaboko Premier, hakaza Nyamaboko ya kabiri n'ubundi. Aho ngaho harimo imirwano n'ubundi iri guhuza Abanyatura, donc ni wa mutwe wa Mayimayi n'ubundi, hari abo kwa ba Matata, abo kwa ba Kirikico, hari n'undi nawe bamwita ngo niba ari generali nde, ni umujenerali wabo muri za Nyatura n'ubundi, nawe uri guhangana, nawe uri kurwana. Ariko ni ibitero n'ubundi ba 23 nayo isa naho navuga ko yabigizemo uruhari, kuko nibyo bari Abazalendo bari kunyanyasa abaturage, bari kwiba abaturage. Biba ngombwa ko 23 igira ute ijya kubataka kugira ngo ibake n'abaturage. Abaturage bagera muri 4 bari babashije gufatwa matekwa. Bamaze gufatwa matekwa, bafatwa matekwa, donc bakidinapkana ntuzana nizo za Wazalendo. Bangombwa ko 23 ijyayo kugira ngo ibashe kujya kubakurayo. Yagiye kubakurayo, igezeyo abo baturage amaze kubakurayo, ndetse inanetraliza na Wazalendo 3 babatwara na machine gun. Ariko ku makuru yandi naje kubona nuko iyo machine gun itari iri gukora. Kumva rero ko ari ibintu navuga n'ubundi ari imirwano n'ubundi twavuga ikomakome iri kubera hari muri kiriya gice n'ubundi cya hariya uvuye za Kaniro just
hari hakurya ya za Ruki n'ubundi harimo za Wazalendo n'ubundi babashije kunetralizwa hariya za Kaniro n'ubundi babasha kunetralizwa. Ni ukuvuga ngo na ba Wazalendo n'ubundi bari baje kugira ngo baze muri bya bikorwa byabo byo kwiba, ariko ku makuru bakavuga ko hari abo kwa Delta. Ubu ngubu ntabwo nzi imibanire hagati ya Delta na Kigingi uko byitwaye, kuko wenda bo bajyaga bumvikana. Ndibuka ko Delta yabaye kiongozi Delta byatangiye ari we kiongozi wa Kigingi, nyuma Kigingi aza kwiripotinga, Delta aza kwiripotinga muri leta, bazana na ba Kigingi hari igoma. Ndabyibuka cya gihe cya Suki Sanda yambaje akiri hariya ngo yari ushinzwe ibya PDDRC, baraje bigezeho Kigingi arongera amutoroka warigendera. Ku makuru wenda nari mfite nuko Kigingi abayeho neza, kuko we muri bino ntabwo ari kwishora cyane mu bijyanye n'ubujura bwo kwiba inka cyangwa kwibasira abaturage. Ukabona yuko we afite ka reputation n'ubundi navuga ko kari keza, anarizo byaje kumushwanisha n'uriya General Mutayomba. General Mutayomba n'ubundi agatoroka ari kwigira guhungabanya umutekano w'abaturage bo muri territoire ya Walikale. Kumva ko navuga ko ibintu hagati yabo byo bigiye bitandukanye n'ubundi, ariko ukabona ko abo bo kwa Delta nibo noneho n'ubundi baba bari kuza ariya za Kaniro za Ruki n'epfo za Bukumbiriri, bakaza guhungabanya umutekano w'abaturage. Ariko nemera ntashidikanya yuko intare za Sarambwe zabashije gukora ibyo zigomba gukora, kuko icyo zishyira imbere ni ugucungerera umutekano w'abaturage n'ibyabo. Turaza turebera hamwe wenda uru rugamba rwo muri Sud Kivu uko rwitwaye naho rugeze, tubirebere hamwe tuze kubireba. Bari abajenerali bagezeho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 n'abajenerali 13 nibo ngende kubona imbere yanjye, bari gukora inama za buri munsi kugira ngo babashe kureba ko banetraliza, bagakora na bya bihuha byo kwamamaza. Bari kubura ngo abaturage ba Bukavu, ngo abaturage ba Bukavu muvemo, abaturage ba Bukavu ntihagire umuturage uzajya ugeza saa 10 saa 1 za nimugoroba ngo akiri hanze y'urupangu. Reka tubanze twarebera hamwe n'ubundi ibijyanye n'uriya mwuka mubi, ntabwo turabutindaho. Muri Bashari Mukoto natwe twongeye kubivugaho. Habayeho gusubiranamo hagati ya Wazalendo bo kwa General Jean Marie Bonane, nukuva Colonel Mushipa Damascene yakwiripotinga, byatumye Colonel Bigira abagabo na General Nyasi Sauli babona intera hamwe kamivugeho, bavuga ko General Jean Marie Bonane na General Pasteur Kavumbi abantu baramuzi, ni nawe wari warabaye titire, yari titire mbo Kavumbi abantu bamuzi kuko Ngwiti niwe wari titulaire wa Kavumbi, ntuza ari wo Busiranse Kavumbi. Ngwita akimara gupfa wabaye titulaire abagasongo, uriya bita Kirokira akimara gupfa titulaire araza ba Kavumbi wari umwungirije, ntabwo nzi niba ari Ndayi niba ari nde ntabwo mbizi, ariko nabo ngo witwa ngo ni Bendafo, nibo bari bariyo n'ubundi ari abanyatura bakomeye. Nyuma nabo baza kujya muri leta ngo kwa kundi ko Kigingi na ba Delta bagiyemo nabo ba Matata. Noneho Jamara arasigara, Jamara aza gutwara umwanya, abariwe wiyita ngo ni general w'abazungu. Bariya rero bakimara kumugeraho n'ubundi barongera no baratangira abo bantuza ba Kamegeri, nabo numva ko ngo buno bitwa ba Kamegeri bariyo, bariya babigira abagabo, bariya ba Mushipa yaranavanye n'igoma n'ubundi na Kavumbi, bazana na General Mayanga niwe wabazanye, naza bashyira hariya mu Ryagoro barakomeza. None bakavuga ko Pasteur Kavumbi aribo bari kohereza abasirikari muri ma 23 kugira ngo bazabasangeyo, bazabasange muri Kinanguvu. Ngo kuva mu kwezi kwa 7 kuno kuvuyemo kugeza muri uku kwezi kwa 8 abarwanyi 57 bavuye muri Nyatura abazungu, apana abandi bo kuba muri babandi bo kwa Kagiri, bavuye muri Nyatura abazungu 57 n'ibikoresho byabo bamaze kujya muri ma 23. Aho ni muri sheferi ya Bashari muri territoire ya Masisi.
bakavuga ko ku musozi wa Nyabikeri muri lokalite Rukweti hari kubera imirwano ya Wazalendo ubwabo. Donc ngo ni imirwano iri guhuza abandi bo kwa Bajama, abo kwa Jamari, abo kwa Jamari, abo kwa Kavumbu, kumva ari harimo abitwa bakapekepeke, abonana ni za nkora mutima za bakavumbi, akaza bari ababyiringiro nabo ni nkora mutima za bakavumbi, tukabakibamba si nabandi bagiye batandukanye. None akazana babandi abari kumwe na Kavumbi bari kumwe na Jamari, abari kumwe na Inyasi bari kumwe na Bigira abagabo. Wenda harundi wa restaurant bamwita ngo ni Mike Juliet wavuye hakurya kwa ba Dominique Ndaruhutse, bakunda kumwita ni Colonel Migisha. Wenda we nagore namenye uruhande rwaherereyemo, c'est vrai, wenda nagore namenye uruhande rwaherereyemo, niba ari ku ruhande wenda rwa Kavumbi se na Nkuza na Jean Marie se nawe ari ku ruhande rw'izo ntera hamwe. Ibyo ntabwo umuntu yapfa kubimenya, ariko wenda turakomeza dukurikirane n'abandi tugenda tumenya ngo byitwaye gute. Ikivugwa rero kuri Inyasi Sauli na Queen 5 bavuga ko abo ngabo bari kugira ngo bajye kwiripo. Donc ngo Kavumbi na Jean Marie nibo bari kohereza bari ba Mushipa kugira ngo bazabasangeyo. Reka turindire nabyo niba ari kugira ngo bazabasangeyo, nabyo ni amahirwe akomeye kuri ziriya za Wazalendo bariya navuga bashaka kugira ngo biripotinge n'ubundi. Ruguma ko ngiye nabyita ko yaba ari amahirwe n'ubundi kuri bo, ndetse rimwe na rimwe nkavuga ati bizagera mu kwa 12 kuno mwaka nta Muzalendo ukiri muri territoire ya Masisi, kuko abatazaba bamaze kunetralizwa na mama 23 abatazapfa bazaba basazi, abandi nabo biremete, abandi nabo babure ubuhungiro. Narindi uri kubona yuko ibijyanye no gupfa kwabo n'ubundi ko bari kugenda bapfa ari benshi, kuko nda twavuga ko hari ikindi cyama. Urabona ko hari kiriya cyama cyo twakwita ngo ni Nyatura abazungu, hakazana kiriya cyama n'ubundi cyaba Kagiri uri kumwe n'abari abahakiza ariko nawe bashwanye. Hakaza noneho abandi navuga nk'uwitwa Noheli yari afite Crossen ya November Hotel, ni umwe mu bagurishije. Donc bagiye biba imbunda zo muri 23 bagiye basinyirwa na bara no muri famille yo kwa Mzee Rasto, azijyana muri Nyatura arazibisha zikoresha n'ibindi bintu bitagize, aza gufungwa. Ariko yaje kuvamo n'ubundi ari guhita ajyaye, agiye po kwa Inyasi. Ubona ko nawe afite iyo nakwita nka ideology y'intera hamwe, ko nawe ari intera hamwe mu zindi. Hakaza bari abantu za Safari Mitarako nawe uri kwiba inka, ibintu bitari bimukwiye, kuko kujya kwiba ahantu ho wayoboye, ahantu umuntu yaguhaye akazi, warangiza nawe ugafata umwanya wo kujya kumusahura ukamutwara inka, muri ya bintu nabyo ni umuvumo. Ubona ko afatanyije nabo bari abahakiza n'ubundi kugira ngo babashe kujya kugira ute kwiba. Ni ibintu birimo umuvumo, ngiye niko mzita, ibintu birimo umuvumo cyane. Noneho akaza ari kumwe n'abari abitwa ba Kanaume n'abandi nabo bo kwa Kagiri nawe. Ariko hari amafamiye usanga umuntu avutse ku muntu w'umurebere nawe abaye umurebere injya nibuka nk'abana b'umugabo Maruti hariya zampanamo n'ubundi umugabo bamwitaga muzika, abana be nabo bagiye baba barebere abenshi bagapfa. Kumva uvutse ku murebere biragiye, donc bibaye nk'aho arere gite. Ari ubona ko ari ibintu n'ubundi abonaga ko bitagiye bisobanutse n'ubundi ku bijyanye n'ikirebere. Ariko ukabona ko nk'uwo yivuze Kagiri afite mwene nyina wapfuye witwaga Tapi Rouge nawe yari umurebere, anaza wamushinze aramwestara, amaze kumwestara ntibumvikana, bigera igihe bapfuye. Nibuka bari abana bitwa Basibo uburyo bagiye bapfamo, baragiye bakorana bari abapadiri, ariko kumena amaraso bikagenda bimukurikirana. Ari byo mama 23 yavugaga. Nibuka nk'uriya witwa Bahigi, numvise Colonel Nsabimana ari ati Bahigi ntacyo tumushinja kuko ntiyisha abantu, ntiyagize ute ashaka yava muri ariya mashyamba akaza n'ubundi agafatanya n'abandi. Ibyo ni ibintu
abantu bakagombye kwikora bakumva ko abakongomani n'abakongomani twese tugomba kubana nk'abakongomani, tukirinda ino mvugo mbi yo kuba ati azarwande. Reka tumanze twasimbuka n'ubundi mvuge gake muri teritwari ya Walikale. Muri teritwari ya Walikale intare za Saramwe ziri kwadivasinga ku buryo mu masaha make ushobora kumva yuko Kibuwa yamaze kuba tombe. Kibuwa ubona ko intare za Saramwe rwose ziri kuyerekeramo. Wenda hariho map ndaza kubakorera kugira ngo mumenye naho zigeze, ziri kuva ariya za Kibati, zavuye Kibati ziri kurenga ariya za Mingazi, se bamaze kugera he. Nabyo wenda muraza kubibona, turaza kwibakorera n'ubundi mubiboneho murebe uburyo M23 iri kwa advancinga. Amakuru ariho rero nuko iri kwa advancinga hariya muri kiriya gice, ni hariya muri Walikale n'ubundi. Hariya ni imirwano yatangiye ku cyumweru nijoro nimugoroba, ni muri teritwari ya Walikale muri sheferi wa Nyanga groupement wa Rwayungu localité Kibati. Donc yari hagati ya Kibati na Mingazi, siyo? Niho hari hakomeje kubera imirwano n'ubundi. Ngo byatumye M23 arango localité Mingazi na localité Kibati. Localité Mingazi yo yabaye tombe, byatumye M23 ejo ifata centre commercial ya Mingazi. Ubu Mingazi yabaye tombe. Mingazi yabaye tombe. Imbere ya Mingazi uri gukomeza werekera za Kibuwa, M23 zirikomeza kwa advancing. Donc ziragenda imbere, ziri kwerekera muri centre, bafite na zone de santé Kibuwa, kuko nibuka ko hariho zone de santé Pinga, zone de santé Kibuwa, ni buriya na Walikale ifite zone de santé. Buriya hari amabaho iyo ruguru wenda za Rusamambo za Nuza za Bwere usa naho bashobora kuba hariho za zone de santé, ntabwo byose nabimenya, ariko inzi ko harimo zone de santé Kibuwa, zone de santé Pinga. Ubona ko Pinga nayo iri mu mazi abiramo M23 iri kwasatira. Amakuru nuko FARDC na Wazalendo bo kwa General Gido Shimurai bari guhunga, bari kumwe na FARDC, bari kwerekeza muri Walikale centre. Hano ubuce bunini zari Mangi n'ahandi hagiye hatandukanye, ubona ko bari kugenda ariyo bari kwerekeza, bikoreye ibikoresho byabo ndetse n'imbunda ziremereye. Ubona yuko niba bari guseda ubuce. Abandi bakavuga bati ngo bashaka kongera gukoresha strategy yo bati reka tuye gufungira muri Walikale. Ntabwo bwaba ari ubwenge, ariko ubundi murabizi ko ariko barwana. Ngo niko barwana, ni ibintu musobanukiye n'ubundi musanzwe muzi. Katurebera hano n'ubundi muri Rucuro. Muri Rucuro naho ngo ibintu ntabwo byoroshye. Ko M23 iri gukubita ikintu bita Gatute iri kugakubita Wazalendo bahariya n'ubundi. Ngo kuko ku munsi umwe Wazalendo 6 bari kwicwa abandi bagafatwa. Ikintu ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko hariya muri Binza niho harimo ama operation n'ubundi yo kujya guhiga ziranteramwe zo muri ziranteramwe zabaga hariya bari abo muri Rudurunana, abo muri FPP abajya rugamba, ndetse banabuza n'abaturage kwinjira mu mashyamba ya hariya kugira ngo M23 ikoremo operation. Ariko hano muri Bwito ibintu bimeze nabi n'ubundi. Ngo muri territoire ya Rucuro sheferi ya Bwito groupement ni Bwisha ni groupement ni sheferi ya Bwisha, ntabwo ari sheferi ya Bwito, nanjye naba nibishye. Muri groupement ya Binza muri localité Nyamirima abaturage baratabaza. Cyambere baratabaza M23 ngo basaba uburenganzira bwo kongera kujya muri parike, kongera guhinga no gusarura. Ni nyuma y'amezi 2 M23 yarahagaritse ibikorwa byo kujya mu mashyamba kubera operation M23 yarimo ihakora zo guhiga. Wazalendo FDLR bari baragiye bihisha mu mashyamba, ariko bakaza gukora ibikorwa byo kwica abaturage hariya muri za Nyamirima za Gisi, muri hariya malokalite n'ubundi yo muri Binza.
M23 yafashe izo ngamba kugira ngo irengere abaturage bakomezaga kwicwa, inakora ama operation kugira ngo atazagira abaturage rimwe na rimwe bashobora kuzajya babigwamo. Abaturage bashobora kubigwamo kwa kundi akaba yahura n'isasu, akaba cyangwa ashobora no kuba yafatwa n'ubundi nkaho ari mu FDL, kuko n'aba FDL bahari abambara tennis civile, baheka imbunda bambaye tennis civile. Ndabibuka bikorera amangwende hariya muri kino gice inani wacu muri za Bashari Mukoto, baza bikorereye amangwende, ubona yuko rwose kubatandukanya n'umusivile ari ibintu bigoranye. M23 yarabaye ibyumweru bibiri, ibyo byumweru bibiri byo kuba bari gukora ibyo bikorwa, operation zikongera zigatangira, kumva ko yanabumvishe. Reka twirebere operation n'ubundi ziri kubera hano muri Sud Kivu mu bice bigiye bitandukanye. N'ubundi hari abajenerali ngiye kubabwira, urumva agace kamwe territoire imwe ifite abajenerali bangana kuriya, cyangwa wenda dufate n'ama territoire nkangahe irimo abajenerali bangana kuriya, tutabaze babandi bagiye bakubitwa muri za Kare za Kabare, abo ngabo ntago turanabavuga, ntago turi bubavuge. Harimo General Makanakika Kasimbira John, General Ngoma Nzito, General Amuri William Yakutumba, General Foka Mike, General Nyakiriba, General Kamama, General Nsimba Wankutu, General Daudi Liberateur, General Ruma, General Radi Meshak, General James Fieka Adui, General Nyerere, General Rene Itombwe. Aba n'aba generali bari bamaze kugirana gahunda n'uyu witwa Makanakika Kasimbira ko baza guhurira ahantu bita Burinyi. Muri Burinyi ntuzahera ari kwerekerayo, ariko ntabwo yabashije kugeraho kuko n'ubundi ngo mu nzira haje kwamo ibintu by'amambiskade, n'ubundi M23 natwirwanaho n'ubundi bakafyeka baramufyeka. Gahunda bari barimo ni gahunda yari iteye utya: kuva mu kwa 10 mu kwa 2 kwa 2025 intare za Saramwe cyangwa M23 yafashe umujyi wa Bukavu, ifata umujyi wa Goma mbere yawo kuri mu kwa mbere, iradivansinga n'ubundi yerekera muri cyaje twavuga ngo ni muri ho plateau na Moye plateau za Uvira na Fizi. Ubona ko amalokalite menshi afitwe na twirwaneho na Alliance Fleuve Congo ariho bari gukontrola amalokalite yo muri ho plateau na Moye plateau. Bavuga ko gukontrola Moye plateau na ho plateau kuri M23 na twirwaneho ari ibishyira cyane mu kaga Uvira, Fizi na Baraka. Hano bakavuga bati ngo AFDL muri 1996 ntabwo yahise, kuko ngo Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga yari yazanye abasirikari benshi uhereye za Kamanyola kuzakomeza Plaine de Ruzizi yose ukazagera Uvira, ngo abasirikari b'icyo gihe ba AFDL bari bayobowe na Laurent Désiré Kabila baraza biturukira hejuru muri ho plateau na Moye plateau, abarimo baturuka bibaha amahirwe yo gufata Uvira. Bakavuga bati ngo Katogota hafitwe na Alliance Fleuve Congo, ni ku mupaka, donc uvuye mu Rwanda amazi arimo ngo ibirometero 8 gusa. Uvuye mu Rwanda buriya ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ni mu birometero 8. Mugiye kuzava ahari donc aho M23 ihanye umupaka na FARDC ndetse na za Wazalendo ukagera muri ya Plaine de Ruzizi uciye hariya, harimo ibirometero 90. Muri ibyo birometero 90 muri Plaine de Ruzizi M23 ifitemo 20 km zonyine, izindi 70 km uciye kuri uwo muhanda kuri ya route nationale niba ari nimero 5 kugira ngo uzagere Uvira. Ibyo birometero bindi 70 bifitwe na FARDC, Wazalendo, FDL n'abarundi FDNB.
bakavuga bati yara ntabwo haduteye ikibazo, ahubwo ahantu hateye ikibazo ni ukugira ni kiriya gice kiri hejuru, kuko baravuga ati ngo Uburundi ku mupaka duhana n'Uburundi ni muri province ya Cibitoke na province ya Bubanza. Biriya birometero birimo ni byinshi, kuko Uburundi buzajya bunadufasha dufatanye na zira FDL zirari hakurya, noneho tubashe kurasana na mama 23 na twirwaneho. Icyo ni ikintu cyo baba bari ubona ko baba bari kwirata, bakavuga ati kwa turi kumwe n'Abarundi, turi kumwe n'izo za FDL, tuzaturasa mama 23 na twirwaneho, ndetse dufatanyije n'aba mayimayi. Ibyo ni byavugaga nande na makanakika, ariko bivuga ku matelefone, ari kuganana na babandi uko nabavuze, harimo Ngoma Nzito, Yakutumba, Foka Mike, Nyakiriba, Kamama, Simba wa Nkutu, ari abansimba ya Nkutu, bari aba James Fieka Duwi, baradi bande banyereke barene Itomwe, ari kubabwira bati hariya hejuru no haduteye ikibazo. Kuko ubundi yubikurikiranye neza ubona ko yuri mu burengerazuba, oya burasirazuba ni muri est, harimo Lake Tanganyika. Lake Tanganyika ifite donc niwo mupaka ubona. Lake Tanganyika ntabwo hateye, barabona ntabwo hateye ikibazo, ariko ukabona ko ikibazo gihari, kuko nimwe bazajya bajya. Hakaza mu majyaruguru harimo Plaine de Ruzizi, nabo baravuga ati ifite n'ibirometero 90, ati yara ntabwo hateye ikibazo cyane. Ahubwo ahantu hateye ikibazo ni muri West. Muri West harimo iriya Haut Plateau na Moyen Plateau, za Uvira na za Fizi, ubona ko 23 na twirwaneho n'ubundi bariyo, kandi bari hejuru mu misozi ku buryo bazajya babamanukana. Bakavuga ati none ikindi giteye ikibazo ni hariya muri Side. Muri Side harimo Fizi na Kalemi, ati hariya bazaza badufungire bafungiye hariya muri Fizi cyangwa za Baraka, nuko ngo tuzaba twahezemo, ikizaba gisigaye ni ukudufata amateko. Bakunzi b'Intare Official, ubona ko nubwo bano bazalendo n'ubundi baba bari kwigamba, baba bari kwidoga, bavuga bagira ute, ubona ko n'ubundi ibyabo bisa naho bimaze kubakomerana, kuko barashakisha bakagiriya. Ukibuka ko muri territoire ya Shabunda hafi urukwerekeza za Kamituga, mama 23 yamaze kwinjirayo, iragenda irafunga nubwo itari yajya muri nuza muri Shabunda. Ubona yuko ya rugamba n'ubundi rufite plan, ariko ukabona ko bari abajenerali ku bwinshi bwabo bakona probleme, bafite ikibazo, kuko abona ko batazarutsinda. Ubona ko ari ibintu navuga bibaremereye, bibakomereye. Sinzi uburyo umuntu yabasha kubivugamo, ariko ikintu kiriho nuko nge ntabwo nigeze mvuga kuri bino bya za Doha, ibindi ngo Qatar yavuze, ngo Ntuza yavuze, ngo mama 23 se mbwiraza gusubira. Nabonaga hari abantu bari kunyandikira ari kumwe ati ngo bavuze ngo barafata mu gisirikari ngo 50% ngo bave muri mama 23 bafata indi 50%. Ibyo ngibyo ngiye nemeza ko bitabasha gushoboka, kuko mu gihe mama 23 yo ivuga ati twebwe bariya tuzaminjiza mu gisirikari cyacu cya Armée Révolutionnaire Congolaise, ntabwo bavanga. Hari abantu benshi bakomeje kujya babyibazaho, ntabwo bavanga, kuvuga ngo bakongera kuvanga, igihe bavangiye kirahagije, ahubwo ndumva ngo hagomba kubaho igisirikare cy'umwuga. Kuko ngiye nkurikije wenda nibyo nkarebesha bino bidarubindi byanjye, hari uburyo mbona ibintu bizahinduka, kuko aravuga ati ngo kugeza igihe amatora azabera ngo mama 23 izaba iri kuyobora kino gice cya Nord na Sud. Ukabona ko nka Kenya ndavuga ati twohereje ambasaderi wo kujya guhagararira Kenya muri Goma. Ikindi gihugu se ni iki? Ikindi gihugu ni iki? Ukabona yuko ibintu biragenda biba byiza, kandi uzabona ko bizakomeza kuba byiza. Bakunze b'Intare Official rero, amakuru tufite yo ni menshi, reka tubashakishiriza ndi bituze tumenye wenda amakuru ari kuvugwa hariya za Mpanamo, amakuru ari hepfo za Miyanja zitwaye gute. Ibyo bintu dushaka kugira ngo tubikurikirane noneho tuze tumenye ngo bimeze gute, byitwaye gute. Bakunze b'Intare Official rero, abakunzi ba Clever Bemba, abakunzi ba Kijana Machacha,
Rafiki Kijana Machachari, tubifurije gukomeza kugubwa neza, gukomeza gushyigikira Intare Official, kurikirana ibiganiro byacu, kutuba hafi aho tubakeneye tukababona, tunakomeza gushimira n'ubundi abavandimwe bamwe na bamwe. Ndashimira abavandimwe bari muri Belgique, bari muri Amerika, bari muri Canada n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. N'ubundi ngewe nka Clever Bemba mbifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.